tugiye kureba ukuntu twashana sipuru giya muri SolidWorks. Hano tubona sipuru giya, turi kuyibona hano. N'ahantu ikoreshwa hatandukanye. Hano turayireba, urugero hano turi muri industry, turi gukora maintain yayo, tukaza tukareba hano muri gearbox cyangwa se muri boîte de vitesse ziriya moteri. Hariya muri gearbox turahazi, abantu batunga ibinyabiziga, urugero nk'imodoka igira gearbox cyangwa se boîte de vitesse. Iyi sipuru giya ikunda kuhakoreshwa. Natwe tugiye kureba uburyo ki twayishana muri SolidWorks. So ni ukuvuga ngo muri SolidWorks iyo imaze gufunguka tuza file new part. Okay, turabona ko imaze gufunguka. Twarangiza tukaza tugahindura iyi plane kugira igaragare neza, tugire plane white. Yes, tuze dufate plane. Ngiye noneho ndafata right plane, ikirikeho nze kuri kano gahagaze no mutu, nindangiza nze mfate unit nzihindure, urugero nzisire muri mmgs. Okay, so nindangiza nze hano kuri command manager, mfate sketch command, mfate cycle, nishane ngendeye muri origin, right click select, mfate dimension kuri kano ko hejuru, kirikeho nyereze dimension, urugero milimetero 35, enter. Yes, right click select sketch by free define, ngaruke muri command manager, mfate feature command, mfate extrude boss bevel, nindangiza hano nze extruding kuri milimeter 15, blind nyishire mid plane, nindangiza nze okay. So ndabona ko maze kubona hano, nongere mfate iyi plane nyishire no mutu, nze command manager, mfate sketch command, mfate cycle, nze nyishanye ngende muri origin, right click, mfate dimension, ni dimension nge kuri milimetero 10, then enter. Okay, yes, nindangiza ngaruke mfate command manager, urugero mfate center rectangle, nze nyishanye ngendeyemo hano kugira nshiremo ya slot muri wheel, select, nze command manager smart dimension, kano nshiraho milimetero 2, enter, na kano nshiraho milimetero 2, enter. Yes, nako kabaye free define. Nindangiza ngaruke command manager, feature command, mfate extrude cut. Okay, nirebere muri isometric, click ra hejuru, nindangiza blind, mfate through hole, cutting this one, then nemeze. Okay, turabona ko namaze kuyikata na ya slot irimo. Yes, ngaruke nyirebere muri isometric, selecting iyi face, nze no mutu, mfate command manager, sketch command, mfate center cycle, nshanye ngende muri origin, nze nshanyeho circle 2. Okay, nshanye ngende muri origin, right click, mfate hano kuri smart dimension, iyi circle y'inyuma nyihe milimetero 25, enter. Iyi y'imbere nyereze milimetero 15. Yes, milimetero 15, enter. Okay, right click select. Yes, nindangiza ngaruke muri command manager, kande kuri escape dimension nimwe command manager, feature command, mfate extrude cut, iyi cut nze nyikatinge kuri milimetero, hano kuri blind milimetero nshireho 3. Yes, okay, nindangiza mfate ariya kuri okay. So nyirebere muri isometric, ndabona ko hariya namaze kuhakatinga. Yes,
ndabona ko nakatinze, nindangiza ngaruke muri command manager mfate mirror, okay, mirror about, nze kuri iyi place nkirikeho mfate right plane kuko ariyo nashizemo na extruding. Hano feature to mirror ni ya cut maze gukatinga, yes, nindangiza nze nemeze, okay, nindeba ndabona ko nayikatinze ku mpande zombi, okay, nongere nze mfate iyi face nyikirikeho left click, mfate no moto, nze kuri command manager mfate sketch command, urugero nze mfate center line, mishanye ngendeye muri center, yes, right click select, nze mfate line nyikirike hano, shanye line hano, right click select, okay, nindangiza ngaruke muri command manager mfate 3 point stroke, 3 point nyikirike hano, right click select, nindangiza nsireho dimension, urugero smart dimension, akanda gahereza urugero nshira milimetero 0 n'igice, enter, yes, nze nkore zoom to area, mazuminge kugira marebe neza, escape dimension iveho, nze mfate kuva zoom to fit, kuva hano kugera ku iyi point, kugera ku iyi point, escape dimension iveho, mfate iyi point, i dimension ngeho milimetero 3 n'ibice 28, nze enter, okay, nongere nze zoom to fit hariya, mfate kuva ku iyi point hariya, escape, kuva hano, kuva aha, zoom to area, escape, dimension yavuyeho, ngaruke mfate smart dimension, nze mve ku iyi puwe, zoom to area, pazuminge kugera kuva hariya twabonye 3.8 kugera ku iyi line, zoom to area, nshireho dimension milimetero 1 n'ibice 58, enter, okay, nindangiza ngaruke zoom to area, escape zoom, mfate iyi distance yo kuva aha kugera, zoom to fit kariya k'imbere muri origin, nyihereze milimetero 13 n'ibice 60, enter, okay, yes, 13 n'ibice 20 n'ibice 60, yes, nindangiza nkirike enter, okay, so turabona ko ya sketch yacu tugenda tuyibona hano, nze nshireho milimetero 14 n'ibice 60, enter, okay, nindangiza nze nkore mirror, escape kugira kariya ka dimension kaveho, nze nkore mirror, yes, selecting kano, okay, nze nyirebere muri zoom to fit, yes, selecting kano kari hano, okay, nze command manager mfite mirror entities, hano mirror entities to mirror ni iyi, ngaruke zoom to area, escape kuri keyboard, mfate naka line, yes, mirror about ni center line, okay, ngaruke muri zoom to fit, then nemeze,
yes, okay, nindangiza ngaruke mfate command manager, mfate sketch command, mfate 3 point arc, nze nyishushanye hano, yes, right click select, nze mfate dimension, ni dimensioning, urugero ni 20, nkore back, control z, back, cancel, nyereze 2 n'ibice 22, enter, okay, ngaruke nze mfate iyi diameter nayo nyihereze 5 n'ibice 8, enter, okay, then select, nindangiza nze command manager mfate feature command, extrude cut, okay, ndebe muri isometric, nindangiza blind nyishire through hole, okay, nemeze, yes, ndabona ko hano nayikatinze, okay, nindangiza ngaruke command manager, hano kuri near partner ngiye mfate circular mirror, okay, hano mirror about, mfate iyi diameter ya hano inyuma, intiti tumira ni 30 zirekeremo, feature to partner, then selecting ya cut, extrude maze gukora, ndabona ko twatuntuza twamaze kujyaho, nindangiza nze nemeze hano, yes, okay, tegereze, ubu murabona ko ya spool gear namaze kuyishushanya muri SolidWorks, turabona ko hano kuri drawing imeze nk'izi spool gear zikoreshwa hano, okay, even na hano kuri gearbox turabona ko ari ya spool gear, aha ni uburyo iba applicable cyangwa se aho ikora, yego, hano muri SolidWorks twari tumaze kuyibona, narangiza nkaza nkaya applyingaho color, reka nyihe color black, okay, color, ndabona ko ya spool gear nayibonye muri SolidWorks, ubu nkaba nabakangurira gukora share, like na comment, kubakoze subscribe n'abatara subscribinga nkabakangurira gukora subscribe kugira ngo dukomeze tubone ubumenyi bwimbitse bujyanye na SolidWorks, aho iba applicable cyangwa se n'uburyo design zigenda zikorwa kandi ari nazo tumanufacturinga muri industry. Urugero nka hano twareba uburyo ki manufacturing yayo ikorwa, hano murabibona, okay, murakoze cyane, na session ikurikira.